kumurasira abanzi be mu birometero 1000 bitamusabye kugerayo wa mbere muri Mali. Mu myaka 20 yari yabanje nibwo abanyaburayi barimburwaga n'icyorezo cy'ubushita. Intambara na politiki nabyo byagennye imibereho y'abantu. Intambara y'isi ya mbere y'isi imyaka 5 yahitanye miliyoni 20 z'abantu. Muri ibyo bihe nabwo ubutegetsi bwa mbere bwa gikomunisti bwarimo buvuka mu mpinduramatwara z'Abarusiya. Mu myaka 25 gusa yakurikiyeho indi ntambara nk'ihitana noneho abantu miliyoni 60. Jenoside ihitana miliyoni 6 z'abayahudi. Jenoside yakorewe Abatutsi ihitanye abasaga miliyoni mu Rwanda. Ubutegetsi bwaradutse ibice byose by'isi, hamwe bukora neza ahandi nabi, bwanasimburanye buri gihe mu buryo bwihariye. Buri munsi ni paji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akadisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda. Turagaruka n'ubundi ku ruhererekane rw'ibiganiro twabateguriye ku mateka ya muntu mu isi. Iki ni igice cya kabiri aho dukomereza ku kuvumbura ubuhinzi. Ubuhinzi bwagejeje muntu ku ntera idasanzwe, akadukana imibereho n'imyitwarire atarasanganywe, kugeza ahimbye intwaro zatumye ashinga ubwami bw'abami bugari, kugeza umuntu umwe none hashobora gutegeka abandi miliyoni yose mu bice bigari by'isi. Pendant que les hommes chassent, les femmes ramassent des graines sauvages. Umuntu akivumbura ubuhinzi, icyo gihe gitari imwe gusa y'ubutaka yashoboraga kweraho ibitunga abantu 100 kurusha ibyo bavana mu muhigo no gusoroma ibyimeza gusa nk'uko babikoraga mbere yo kuvumbura ubuhinzi. L'agriculture a tout changé. Elle nous a permis de passer d'une population de quelques millions d'individus à une population de plusieurs milliards. Ingano ni ikinyampeke cyari kigiye gukwira isi yose. Zashingiyeho imirire yibanze mu bantu mu gihe cy'imyaka myinshi. Ikivuge cy'ibiro 27 by'ingano kigakorwamo imigati iteye nk'imitsi imibarirwa muri 70 icyarimwe. Kwihaza mu biribwa no kudacungira ku muhigo n'imbuto kimeza byonyine, ibi ngibi byari bihaye umuntu umutekano uhagije mu mirire n'imibereho muri rusange. Mu myaka 3000 mbere ya Yezu, ubuhinzi nibwo bwari bumenyekanye mu majyepfo y'Ubwongereza, aho naho bahita badura ikindi kintu gihambaye mu ntambwe z'iterambere rya muntu mu isi. Ku nshuro ya mbere aho ngaho abantu barubatse barakomeza kandi batura hamwe. Nibo ba mbere bari babikoze, bakaba hamwe batimuka ngo bava aha bajya ahandi. Buri gihe aho hamwe kandi hakaba mu nkengero z'imirima yabo y'ingano. Icyo gitekerezo bwacyo cyo kuguma hamwe ni nacyo cyaduye ubutegetsi nyirizina. Bwa mbere ubuhinzi bwari bwaduye n'ubutegetsi, kuko muri iyo midugudu hateye noneho umuntu mushya mu bari bahatuye, ni shefu. Shefu wakazi ke kakaba ko gutanga amabwiriza y'imibereho na gahunda zose zigomba gukurikizwa muri utwo tudugudu tuzungurutse imirima. Uwo shefu yari umuntu wihariye ku buryo koko kugira ngo abe umuyobozi w'abandi bantu nabo bamwumve kandi bemere kumukurikira, yagombaga kuba inyaryenge bikomeye, akamenya kuvuga mu buryo abwira abantu bakanyurwa koko. Charismatique. Muri uwo mudugudu ni naho abantu bakusanirije amatungo yabo ya mbere, ingurube, intama, ihene, inka n'ibindi. Mu rugendo rw'iterambere uhereye ubwo umuntu yarihuse cyane ku buryo mu myaka ibarirwa mu gihumbi yonyine uhereye ubwo amatungo hafi ya yose tuzubu yose yari yararangije kororwa mu ngo n'ubundi. Ubuhinzi n'ubworozi nabyo byahise bigira urundi ruhare rukomeye cyane mu kuzamura umubare w'abatuye isi, ariko mu gihe cyakurikiyeho ibyo byombi bikururira mu ntandi makuba adasanzwe. Umwazi w'umuntu w'ibihe byose kugeza amagingo aya y'indwara z'ibyorezo. Il y a tant de maladies qu'on craint par-dessus tout. Hari indwara nyinshi kugeza n'ubu dutinya kurusha izindi zose. Izo zibamo nka syphilis, igituntu cyangwa se n'ubushita ubwabwo. Nyinshi muri zo zose bwa mbere zadukanye kuba tubana cyangwa se kenshi tuba hafi cyane y'inyamaswa tworoye tukazigira amatungo yacu. Iterambere rya muntu uhereye ubwo kugeza ubu uko ryamukijije ibyago rikamuhindurira n'ubuzima, ibintu bimwe na bimwe bigakorwa byihuse kandi binamworoheye atarinze yiyuha ibyuya nka kera. Ni iterambere ritasibye ariko naryo kumuzanira izindi ngaruka zitabarika nanone. Nk'ubwo we nta kindi kintu na kimwe yakoraga kugira ngo akomeze kubaho, yitaga ku muryango we gusa, ubundi akegura intwaro gakondo ze, akajya guhiga, agasoroma imbuto, akanasarura ibinyampeke atabibye, ibinyamisogwe n'ibinyabijumba byose atateye cyangwa ngo abibe, yisarurira gusa. Iterambere ryaduriye umuntu akazi, aho atereye imbere karamubonye. Amafunguro ye yaragabanutse kuko yatoranije imirire maze nk'ikiremwa atakaza ingufu n'ingano. Akazi karamupyinagaje ahinduka muto n'uburebure buragabanuka.
maze muri rusange impuzandengo ku burebure bwe ihinduka metero 1 na santimetero 60 ku mugabo na metero 50 ku mugore. Ikindi ni uko ubuhinzi bwahise bwadura amatwara mashya yo gutunga ubutaka, umuntu akagira atya akikebera, maze aho yahinze bwa mbere yasarura agasubizamo, ubwo hakaba habaye n'abandi bakabimenya, wahirahira uhagira ubwo akaba yiteguye kurwana. Icyo ubwacyo cyahise gihinduka ipfundo ry'intambara nk'impamvu ya mbere yatumye umuntu ahita afata intwaro yari asanzwe ahigisha atangira kuzicisha mugenzi we. Ni icyaha gishya cyari cyadukanye n'ubuhinzi, kuko nta na rimwe umuntu yari yarigeze asongora igiti cyangwa ngo agire ikindi abazi icyo ari cyo cyose agambiriye kukicisha mugenzi we. Mu mudugudu umwe hari igihe umwero wabaga wazambye, ahandi byeze, aho biteze icyo gihe inzara yacaga ibintu. Mu byacikaga bityo inzara abo yabasunikiraga mu byari byo byose ngo babone icyo kurya. Inzara ku muntu burya ni icyago gihambaye. Inzara atari uku kuba watinze kujya kurya, ahubwo kuba nta byo kurya bihari utazi naho byava vubaho, ubwabyo ni impamvu gashoza ntambara. Umva uko bigenda mu mateka yose y'umuntu yafashwe n'inzara nyabyo, ku buryo adashobora kuyicarana ngo agumaho yigunge, ahubwo ngo inashora mu bwiyahuzi n'ubusazi byose bishoboka. Je ne sais pas si vous avez déjà connu la famine, mais quand ça arrive, la faim... Sinzi niba wowe urasonza inzara nyayo. Icyo wamenya niba bitarakubaho ni uko iyo ugeze ubwo usonza bya bindi bya nyabyo by'uko inzara yenda kukunogonora, icyo gihe inzara ihita igenzura roho n'imitekerereze yawe yose, ku buryo ugira ugucanganyukirwa gushingiye ku nkumuro, ukumva uhumurirwa n'ibintu bidahari, ukabyikuramo ariko bikanga bikagaruka. Ni ibiryo by'amoko atandukanye uba wumva, nta kindi kintu na kimwe aho utekereza kitari ibiryo. Ukibasha kuvuga nta kindi waganira kitari ibiryo. Ibiryo mu gihe hagira abakwegera mukaba muri kumwe, amasaha 2 yarinda ashira mukiganira ku biryo, nta kindi watuma muvugaho kitari ibiryo. Ubwo mutangira kuganira kuho mwaza kubivana, byabo kwiba cyangwa kwica, ibyo byose mukabyumvikanaho, ariko inzara ntimutume ibica ubwayo. Inzara ni mbi cyane, byarabaye kenshi mu mateka, kugeza ubwo ikigero cyayo kibi kibaho ari uko abantu barinda barya abandi mu gihe nta yandi mahitamo ahari, igihe nta kindi cyaribwa gihari. On ne parle que de ça. Si on retrouve des amis, on passe 2 heures à parler du prochain repas. L'étape ultime, c'est le cannibalisme. Icyo gihe intambara ishingiye ku biribwa yahitaga yaduka. Au final, c'est lui ou moi. Cette terre m'appartient. J'ai travaillé dur. Muri ibyo bihe intambara yari nta gisibya, kubera ko yagombaga kubaho byanze bikunze. Buri wese yaribwiraga ati nta kundi byagenda, aha hari ukwiye gupfa, ni wowe cyangwa se nige. Ubu n'ubutaka bwanjye nabutayeho ibyuya n'ingufu z'amaboko yanjye igihe cyose. Ibihe byansimburaniyeho amanywa nijoro niyuha kuya nita kuri ubu butaka, ndabuhinga ndabutunganya burantunga n'abanjye. Ubwo rero mu gihe uje ugambiriye kubunyaka n'ibibuhinzeho, nta kindi nakora kubera ko ari bwo bushingiyeho ubuzima bwanjye. Turarwana, ndabyiteguye, urapfa cyangwa se unyice. Sans mon consentement, il faut que je réagisse. Sinon, je suis un homme mort. La naissance de la guerre. Bamwe bari bashonje, ibyo bahinze byaranze kwera, cyangwa nta nibyo bigeze bahinga kuko batabashije gutura hamwe ngo bicare ibiti ku butaka bwari bugari cyane bukwiye bose, kugeza ubunini nta n'ufite icyo bumaza. Ku rundi ruhande ababwitayeho bagahinga, nabo biteguye kurinda ibihingwa n'amatungo byabo. Yari intambara nta kabuza, yadutse ityo bwa mbere mu bantu, ishingiye ku busahuzi n'ubushimusi, byose bifitanye isano n'ubuhinzi n'ubworozi. Ku magufa ashaje cyane kurusha andi y'imibiri y'abantu bo mu bice byatangiriyemo ubuhinzi mu isi, bigaragara ko umwe mu bari abahinzi 10 icyo gihe yishwa hondaguye ibibando n'izindi ntwaro gakondo. Ubwicanyi bwari bwadutse buryo hagati y'abantu ku nshuro ya mbere, nabwo bwagabanije igihe cyo kubaho mu isi, ku buryo igihe cy'uburambe ku muntu wa mbere yo kuvumbura ubuhinzi cyagiye hejuru y'imyaka 5 ku mpuzandengo kurusha abantu ba nyuma yo kumenya guhinga no korora. Ubuhinzi kandi bwaduye n'imyizerere mu bantu, icyunamo no gushyingura abantu be ku muntu bifata indi sura. Mu bibaya by'amajyepfo y'Ubwongereza ni hamwe mu hashinze ibirango bitigeze bisibangana, binarambye kurusha ibindi byashinzwe mu kunamira no guha agaciro abapfuye mu bakurambere b'abantu. Stonehenge
ibitare by'amabuye apima amatoni menshi cyane atondetse ku ruziga rushushanije neza runahuzwa na byinshi udashobora no kwiyumvisha uburyo byahateretswe mu myaka 3000 mbere ya Yezu. Ubuzima nyuma y'urupfu ni igitekerezo umuntu yashingiyeho imishinga ihambaye y'ubwubatsi bwabayeho mu mateka yose kugeza n'ubu. Mu bihe bimwe n'ibitare bya Stonehenge mu Bwongereza mu birometero 3500 uvuye aho, ibindi bikorwa by'ubwubatsi buhambaye mu kubaha abapfuye ari ibihangange byarimo bihagurutswa. Niyo nyubako ubwo y'uburebure busumba izindi zose yari ishinzwe na muntu ku butaka bw'isi mu gihe cy'imyaka 4000 yose nabwo yari igiye gukurikiraho. Ni piramide nk'imva z'abami mu Misiri. Ku nkombe z'uruzi Nile abari bahatuye bari bamaze gushinga ubwami bw'abami bukomeye n'iterambere rya muntu rihabarizwa mu bice bitandukanye by'ubuzima gusumba ahandi hose mu isi. Piramide y'agatangaza yubatswe igenewe kuba imva ya Pharaon Khéops, imana n'umwami icyarimwe wa Egiputa. Iyi yahindutse ikimenyetso gikomeye cy'ubuhanga n'ubuhangange abanyamisiri bari bamaze kugeraho mu isi ya kera. Ni iki bari bagambiriye bubaka imva nk'iyo? Ils veulent montrer que ce monument représente quelque chose. Bashatse kwereka isi yose ko iyi piramide n'ubundi yari ihagarariye ikintu kidasanzwe gisumba kure cyane imyumvire ya muntu, kandi ko ari inyubako yashinzwe n'amaboko y'Imana ubwayo. Qui dépasse l'homme. Que c'est une construction divine. Ntabwo bibeshye cyane. Imyaka yakurikiye hari 4000 yose ariyo nyubako ngari kandi ndende kurusha izindi zose zashinzwe n'amaboko ya muntu mu isi. N'ubisira kibazo ko babigenje mu bihe batagiraga ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose rizwi ryari gutuma babigeraho kugeza n'ubwo n'ubu hari abatabura kwemeza ko ari ibimanuka cyangwa ibindi biremwa bisumbye abantu ubwenge n'ingufu byaje gushinga piramide mu Misiri muri ibyo bihe. Ariko ntabwo ari byo. Ni abanyamisiri ubwabo biyubakiye izi piramide. Nk'iyo mva ya Pharaon Khéops yashinzwe n'abakozi 35,000, nta gikoresho na kimwe gikoze mu cyuma steel bafite, nta kinyabiziga cy'amapine cyangwa gikoze mu buryo bwo kuriza ibikoresho kugikwa, bakoresheje inkero gusa zikoze muri cuivre cyangwa copper. Ni ihurizo rikomeye. Ni imijyi rutura yubatswe hafi y'iyi piramide kugira ngo iturwemo byonyine n'abubatsi ntibarabacakara. Benshi muri bo bari basanzwe n'ubundi ari abubatsi b'umwuga, bahembwaga kenshi ibiribwa byiganjemo ibinyampeke kimwe n'inzoga. Umwubatsi wayoboye imirimo yo kubaka iyi piramide ni umwe mu bagabo bari bakomeye kandi b'abahanga mu mateka yose y'ubwami bw'abanyamisiri n'abayenjeniyeri bakomeye babayeho mu isi. Ni Bwana Emiyunu. Byose yabashije kubigeraho yifashishije ubundi buhanga bushya muntu yari amaze kunguka: inyandiko. Imaginez qu'on doit répartir le travail entre 20 000 à 30 000 ouvriers. Utekereza ko Emiyunu mu kubaka piramide yagombaga kugenzura akazi k'abakozi basaga 30,000 buri munsi? Birumvikana ko nta bundi buryo bushoboka ako kazi kari gukorwamo hatifashishijwe inyandiko. Kugira ngo Emiyunu arangize iyi nyubako y'indashyikirwa byasabaga ibikorwa byo gukura ibintu bimwe aha bishyirwa ahandi, kwimura no gushyira mu mwanya nyawo buri rutafari rupima toni nyinshi buri minota 3 mu kazi k'amasaha buri 10 buri munsi. Ni igikorwa kidasanzwe. 3 minutes, c'est dément. Kwandika byadutse mu myaka 5000 ishize bigatangira gutezwa imbere mu burasirazuba bwo hagati. Byahindutse nk'umurongo ubika kandi ugasigasira ibitekerezo, imishinga n'ibikorwa bya muntu kimwe n'amateka y'imwisi. Emiyunu kubaka iyi piramide byamutwaye akazi k'imyaka 20. Ibitafari rutura by'amabuye bibarirwa muri miliyoni 2 bipima buri kimwe toni hejuru y'ebyiri, bikazamurwa ku ntera y'ubujejuru bwa metero zisaga 100. Ibyo byose bikabasha gukorwa bityo mu gihe kibarirwa mu myaka 5000 yashize. Henshi mwese icyo gihe no kugondagonda inzu z'ibyatsi zitavu ubwabyo byari bikiri ihurizo. Impande z'iyi piramide huzuye amarimbi ya bamwe mu bazubakaga ku buryo umwe muri 5 bigaragara ko yahapfiriye nyuma y'impanuka no gukonyagurika amagufa. Inyubako nk'iyi nyamara nta kindi yari igambiriye kitari ukugirwa imva ya Pharaon Khéops wa Egiputa. Ni piramide yubatswe mu gitekerezo kiyigira nk'imashini y'umuzuko n'ubuzima bihoraho kuri uyu Pharaon, ku buryo kuri buri wese uzatura mu isi amenya ko ubuhangange bwe buzahoraho kandi yicaranye n'izindi mana mu bihe byose. Hakurya mu burasirazuba bwo hagati nanone imijyi yari itangiye gupfupfunyuka mu butaka, ari nako imibereho ya muntu isubirwamo mu iterambere ryihariye. Uretse rero imidugudu yashingwaga ari ahantu ho gutura, hatangiye imijyi ya mbere nka Kanesh, ubu ni muri Turukiya. Imijyi yadutse iri iruhande rw'amasoko magari nayo yatangiye ari ahantu ho guhurira hagati y'abahinzi n'abafundi kimwe n'abanyabukorikori bacuraga ibikoresho by'ubuhinzi.
ubwo nabo bakajyanayo umusaruro wabo, buri wese agahererekanya n'undi ibyo afite nawe akakira ibyo akeneye. Mu mujyi nk'uwo niho hadukiye ibindi bintu bibiri by'ingenzi byagejeje umuntu mu mibereho butuzi ko bikinashingiyeho iterambere n'ubukungu, ni ubucuruzi n'imirimo y'inganda. Aho kandi nyuma ya shefu wayoboraga umudugudu hadutse undi muntu mushya w'imirimo yihariye, ni rwiyemezamirimo n'umushoramari. Imdi Loom niwe mucuruzi wa mbere ugarukwaho mu mateka yose y'ubucuruzi mu isi. Yagurishaga kimwe mu bintu byari bihenze cyane kandi bishakishwa kurusha ibindi byose mu isi yo muri ibyo bihe, ubutare bwa etan, tin. Umuntu kugira ngo azamenye icyo yabyaza ubu butare ubwabyo byaduye irindi terambere ryihariye mu mibereho ye. Etan kuyivanga na cuivre bibyara bronze, nayo ikavamo ibikoresho ubwo twakwita ibyuma bikomeye cyane kandi bityara nyabyo ku kigero cyo hejuru. Iyo bronze rero yari ihindutse yo gucuramo intwaro zahinduye imiterere y'intambara mu isi mu gihe cy'imyaka 2000 yari igiye gukurikiraho. Nyamara tin cyangwa etan ni bumwe mu butare bwacurwagamo ibyuma bwari ingume cyane butaboneka mu buryo bworoshye cyangwa ngo buba hariho hose. Amour yari umuhungu wa Imdi Loom agakorana na se muri ubwo bucuruzi bwa etan. Uyu Amour mu rugendo yaganiyemo wenyine yaragiye guhimbira ikiremwa muntu irindi fatizo rishya ry'ubuzima n'iterambere. Mu birometero ibihumbi byinshi aturutse iwabo, ni urugendo yatangiye apakiye tin yacukuwe mu misozi ya Iran na Afghanistan aturutse muri Turkiya. Ce sont les prémices du commerce international. Aho niho ubucuruzi mpuzamahanga ubwabwo bufite isoko. Haciye imyaka ibarirwa mu bihumbi 4, abacuruzi nka Imdi Loom n'umuhungu we Amour bavumbuye kandi kamaro k'inyandiko. Icyo bo bandikaga mu ntangiriro za byinshi mu byo dukora ubu ngubu abo kwari kwandika amateka nyirizina y'ikiremwa muntu muri rusange, byose byatangiraga bwa mbere. Amagana y'amabaruwa Imdi Loom yanditse ku bibaho bikoze mu ibumba n'ubabitswe mu nzu ndangamurage zitandukanye hirya no hino mu isi. Muri imwe muri aya mabaruwa yandikiye umwe mu bafatanyabikorwa be mu bucuruzi yamutekererezaga ibijyanye n'imyitwarire y'umuhungu we Amour ati: nta kindi kintu atekereza kitari ukwirira no kunywa inzoga. Nsanga agomba kwiga kumvira akaba umugabo uhamye. Qu'il devienne un homme. Ni ubucuruzi mpuzamahanga. Amour wari wishoye mu bucuruzi bwambukiranya ibice binini by'isi gutyo akanarangwa n'imyitwarire nk'iyo se yamuvugagaho, umurava n'ubutwari bye byari bigiye gushyirwa ku munzani. Yatwaraga cy'ubutare bwa etan bushakishwa na benshi kandi buhenze. Kimwe cya kabiri cya toni ya etan cyashoboraga kumuviramo inyungu y'ijana ku ijana. Amabandi nayo niko yabagarekereje mu mayira. Les gens qui façonnent le monde sont ceux qui prennent des risques. Ceux qui perçoivent des benshi mu bahinduye ibintu bitari bike mu isi ni abantu babandi bamenye kwishora mu byago n'amakuba kugeza bagize ibyo bakora kandi bakabigeraho ubundi bitari bisanzweho, cyangwa se rimwe na rimwe nta n'abandi banabigerageje. Niba abandi bamenye kubona uburyo nyabwo naho abandi batawutekereza, cyangwa se bahumishijwe amaso n'ubwoba bw'ibyago bahavana. Des opportunités là où les autres sont aveuglés par le danger. Bwari ubucuruzi buhambaye icyo gihe kandi buvamo inyungu nyinshi. Ubukora akaba agomba kubukora yitwaje n'intwara zino kuzirwanisha, ari nako agira abamuherekeza. Mu ntangiriro nta kintu na kimwe kigeze cyorohera muntu mu byo dukora byinshi uyu munsi dutuje. Ubucuruzi uvanyeho ibyago byinshi nk'ibyo bwatangiye guhinduka imwe mu maturufu ahuza abantu ku kigero cyo hejuru, bakava mu bice bimwe berekeza mu bindi. Imico ikagenda ihura n'indimi zirushaho kuva mu bice bimwe zerekezwa mu bindi. Abacuruzi bo mu burasirazuba bwo hagati nuko berekeje iterambere ryose bari bagezeho mu bindi bice by'Ubuhindi, mu Burayi ndetse n'ahandi. Hagati aho kumaranira etan na cuivre ngo abantu babashe kubona bronze, ibyo nabyo byari mu bitegura itangiriro ry'intambara mu buryo bushya. Megiddo ubu ni muri Isiraheli. Aha ku itariki ya 16 mu kwa kane mu 1457 imbere ya Yezu, Egiputa yari ifite farao mushya Tutmosis wa gatatu. Yarakiri muto, afite ariko inzozi zihambaye zo kwigarurira isi, nyamara akagira ubunararibonye buke no guhubuka bya gisore. Abarwanyi bari baturutse mu burasirazuba bwo hagati bari bamaze iminsi bigaruriye umujyi wa Megiddo. Niho hari amasangano y'amayira yose y'ubucuruzi mpuzamahanga mu bihe bya mbere ya Yezu. Nta wundi muntu Tutmosis wa gatatu wa Misiri yashakaga ko agenzura umujyi wari umaze kugwa mu biganza by'abari baturutse mu burasirazuba bwo hagati. Tutmosis yakusanije abarwanyi 12,000 biganjemo abahinzi bahinduwe abasirikare bagacigatisha intwaro ku ngufu, nubwo bake muri bo nanone bari abasirikare mu buryo buhoraho, benshi baraturutse muri Libya, Sudani y'ubu.
abangaba ibihumbi 12 bose bari banyotewe no kurwana mu gihe babonaga Farawo Tutmoses wa gatatu iruhande rwabo nawe acigatiye intwaro nkabo. Tutmoses wa gatatu yari imana n'umwami icyarimwe, kurwana ku ruhande rwe ntabwo byagiraga uko bisa mu myumvire yabo. Il n'y a rien de plus stimulant que de voir son chef en première ligne. nta gitera morali nko kubona umuyobozi wawe aho muri kumwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, uwo yaba ari Farawo cyangwa se generale, umwami cyangwa umutware. Iyo abasirikare bibonera umuyobozi mukuru wabo yiroha kubo barwana imbere ku rugamba, akemera kimwe nabo gushyira ubuzima bwe mu byago, icyo gihe buri wese aho ngaho ahita ashakisha uburyo yarwanana ubutwari no kwitanga bya nyuma bibaho, akereka uwo muyobozi ko nta kabuza nawe afite uruhare runini mu kugera ku ntsinzi. Quand des soldats voient leur chef foncer dans la bataille, risquer leur vie, ils ont envie de briller et de leur montrer qu'ils sont capables de remporter la victoire. Muri Isiraheli, Farawo Tutmoses wa gatatu yaratangije urugamba mu buryo bushya. Imirongo y'ingabo ipanze neza, amacumu n'imyambi, amagara kururwa n'amafarashi, nirwo rugamba rwa mbere mu ntambara ziteguwe neza kandi zikoranywe ikoranabuhanga ryari rigezweho amateka agarukaho. Urugamba rwa Megido. Muri Bibiliya uru rugamba rwo mu mujyi wa Megiddo aho muri Isiraheli nirwo rwavuyemo izina rya Armageddon. Icyafatwa nk'igifaru mu ntambara z'ubu, icyo gihe ryari igare rikururwa n'ifarashi, abasirikare bakagenda barirasiraho imyambi cyangwa banyura mu mirongo y'abandi barwanyi n'inkota zabo. Yari tekiniki nshya y'intambara kandi hambaye abanyamisiri bari barateje imbere cyane, byari birenze ahubwo no kugereranywa n'ibifaru by'ubu. On peut comparer ce char à un hélicoptère armé. Les archers passent à l'attaque. Utwo tugare dukururwa n'amafarashi twari nka kajugujugu z'intambara tubigereranije n'ubu. Abarashisha imiheto babanzaga imbere mu tugare tunyaruka cyane, imyambi myinshi cyane yamanukiraga mu barwana n'urubura rw'amahindu, ubundi bakazunguruka intera nini basa n'abakubura nta gisigara inyuma yabo. Icyo gihe ubwo abasigaraga batarashwe iyo myambi mu bo barwanaga bari batwaga n'amafarashi, amagare akabaca hejuru nabo bagashiramo umwuka. Abo batwaraga utwo tugare dukururwa n'amafarashi ubwabo mbere yo kwitabaza abandi barwanyi mu zindi tekiniki abanyamisiri bari barahimbye. Abo bagenderaga muri utwo tugare babaga barangije gutera ubwoba no guhabura abo barwanaga babaga basigaye. Abo kenshi bakabura aho berekeza, gutsindwa nabyo ntibibabe kure. À eux seuls, ils ont très bien pu terroriser leurs ennemis. Uhereye ubwo ni ibihe by'intambara z'abantu mu bihugu n'ibice byabo batera abandi ngo bigarurire ibice bigari bishoboka, bahimba ubwami bw'abami bugari rihinduka irushanwa. Kurwanira ibikoresho by'ibanze mu byo bari bakeneye mu iterambere ryagiye rivumburwa nabyo byagizwe impamvu shingiro y'itangiriro ry'intambara zanashinze ubwo bwami bw'abami bugari nk'uko Farawo Tutmoses wa gatatu yashakaga kugenzura umujyi wa Megiddo muri Isiraheli, yumva nta bandi bahabarizwa atari we wenyine n'abanyamisiri. Tutmoses kuri inshuro yarahegukanye intsinzi bwite mu rugamba nawe ubwe yirwaniyemo mu igare ry'imbere ku mirongo y'urugamba, atari gutanga amabwiriza gusa ngo nyuma ze kwitirirwa intsinzi nk'uko abandi babikoraga. Abanditsi b'abanyamisiri babisubiyemo mu nyandiko. Terrifié, s'est replié à Megiddo. Umwanzi yatashywe n'ubwoba arahunga aho muri Megiddo. Aba bose yari amaze gutsinda bamuhaye urubyaro rwabo, abana babo baremera batwara bunyago mu Misiri kugira ngo akunde areke kubaca imitwe kandi ntibazigere na rimwe bagira igitekerezo cyo kurwana nawe na rimwe kuko ngo yari guhita bicira abana. Ku butegetsi bwe ubwami bw'abami bwa Misiri bwari bugeze mu bushorishori bw'ubuhangange bwabwo, bushinze ku buso bw'ibirometero kari 400. Hari ahantu hanini cyane mu bitekerezo umuntu wese icyo gihe yashoboraga kugira ku ngano y'isi, ni nahagari n'ubundi kurusha ibihugu bitari bike mu isi uyu munsi. Tutmoses wa gatatu ati: Grâce à moi, le territoire de l'Égypte s'étend du levant au couchant. Mu buhangange bwanjye n'ibikorwa by'amaboko yanjye, Egiputa ubiri ku butaka buturukaho izuba rirasira kugera aho rirengera, ku ruziga rwose rw'urugendo rw'izuba, aho hose ni muri Egiputa yanjye.
yabanje kubaho mu byago by'umusubirizo byari bikoze ku buryo ahinduka ikiremwa kigomba kuzimira kigacika mu isi burundu nk'uko byagendekeye andi moko menshi y'ibinyabuzima. Nyamara ubwenge no kwirenga byamugejeje ku kuvumbura amaturufu menshi yamuhaye umwanya bafite mu isi. Amaturufu nk'umuriro, ubuhinzi, ihererekanya amakuru n'itumanaho, imijyi, intangiriro z'ubucuruzi n'ubuhanga bw'intambara. Umuntu umwe uhereye ubwo yashoboraga gutegeka abandi babarirwa muri miliyoni imwe. N'umuntu umwe hose mu isi icyo gihe wahuzwaga n'ububasha bugira aho buhurira n'Imana yo mu ijuru ubwayo. Ibyo ntibyanatinze nabyo kuko ibihe by'umwami Imana nka Tutmoses wa gatatu nabyo byari bigeze ku musozo wabyo. Imbere mu mara y'isi ubwayo haturukaga ubundi butare bwari bugiye kongera kugena hazaza hose h'ikiremwa muntu. Tekinike na tekinoloji nshya, abantu bashya b'ububasha bagenzi babo batigeze bamenya kuko ntaho bigeze bahurira. Haduka ibitekerezo bishya n'imyemerere yihariye. Ibihe bya bronze byarimo bisimburwa n'ibihe by'ubutare bw'icyuma nka fer, Iron Age, l'âge du fer kuva muri 500 mbere ya Yezu. Ubwo naho tugeze ni naho tuzasubukurira. N'ibihe ubwo byari bisimbuye Bronze Age na Stone Age, igihe nyine abantu bifashishaga bronze n'icyakibanjirije cyo kwifashisha amabuye. N'urugendo umuntu yakoze kuva mu kwifashisha ibiti n'amabuye ari byo byonyine azi gukoramo ibikoresho kugeza amenye kuvanga cuivre na étain agakora ibindi byinshi muri bronze. Tuzasubukura none hageze ku kwifashisha icyuma nka iron cyangwa fer. Iyi ni Radio Rwanda. Iki kiganiro ni inzira y'ibihe. Njye ndi Alphonse Muhire Munana. Ndabashimye mwese mukomeza kudutega amatwi n'abandi bose baba bagize uruhare muri iki kiganiro. Naho ubutaha.